ni ukuvuga ngo kujya kwa Kabila hariya ni ukuvuga ngo hari abakongomani benshi bari direct bari bute biyumvamo M23 kuko M23 bayibona nk'abanyarwanda bayibona nk'abakongomani mu bwoko batutsi bavuga ikinyarwanda. Ibyo ubwabyo buza amatiku yagiye azamo mu bihe bitandukanye. None rero kuba nahagiyemo Kabila harimo Nanga n'abandi bose bagiye barimo biratuma n'abakongomani bari Lubumbashi n'abari Kisangani n'abari hehe batangira kuyibonamo bavuga ati nyamara abantu n'abacunguzi bacu. Noneho by'umwihariko wenda nuko Perezida Kabila atabikoze ariko M23 ikabimurusha kubikora. M23 nkaho ibice ifite aka kanya yaba ari Masisi, yaba ari Kibumba, yaba ari Sake, yaba ari Minova, yaba ari Goma, yaba ari Bukavu, yaba ari Kavumu, yaba ari Kamanyora, ni ibice bitekanye cyane kurusha ibindi bice by'igihugu. Nta muturage uhohoterwa nijoro ngo Wazalendo imubonanye inote none igiye kuzimwaka, nta muturage ngo FDLR imubonanye inka igiye kuzifata izirye, nta muturage FDLR ishyizeho bariyeri igiye gusoresha. Izo ngeso mbi z'ubujura zose M23 yaraziciye. Ku bwa Kabila izo ngeso zari zihari. Kubona ibisirikare 9 ubushize nabikubariye nimba ubyibuka cyangwa ngiye mbikubarire. Kubona Abarundi, Congo FARDC, Tanzania, Malawi, South Africa, ibyo ni ibisirikare by'ibihugu bitanu byubatse bidashidikanywaho. Kongeraho n'imitwe y'iterabwoba FDLR, Wazalendo, Mai Mai, ubundi muri rusange bibaye ibisirikare 8. Kubona rero ibisirikare 8 bikubitwa n'abari abana bato bato nagiye mbona ku mashusho nabo niboneye nagiye Goma, n'abana bato cyane bafite imyaka 25 26 bagifite agatuza bafite igihaha cyo kugenda kuzamuka ya misozi ubona bakabakubita kuriya badafite ibikoresho nk'ibyo iriya koalisiyo yari ifite. Iriya koalisiyo yari yikwije, yari ifite Skoy, yari ifite kajugujugu, yari ifite ibifaro, yari ifite za sabasaba, yari ifite za 12, yari ifite za 21, yari ifite amadroni, yari ifite amafaranga, bari bafite ibyo kurya, bari bafite ubuvuzi, imiti n'ibindi. Bari bafite n'abasirikare b'abahanga barimo nk'aba Omega. Muri Omega yari umusirikare w'umuhanga ukuri kujya kubukuri, ariko bakabatsinda bakabomora bakabavana hariya. Ni igisebo kuri South Africa kuba yagaruka muri Congo, nta gitangaza cyaba kirimo kuko jye navuga ko ije kwihorera. M23 kugira ngo itsindwe ive muri uriya mujyi wa Goma cyangwa Bukavu, hari ikintu kimwe cyonyine gishoboka uretse ko kitabaho. Kimwe cyonyine gishoboka ariko nticyabaho. Nguhaye umukoro ugenda igitekerezo tuzakivuga ubutaha. Shatse nyamara bashyitubwira ikintu kimwe cyonyine M23 kugira ngo ibe hariya, kimwe cyonyine gishoboka uretse ko kitabaho. Ngayo nguko ngiye muri weekend udatuma njya weekend ngimpungure. Shaza ko se ko hari abantu wenda babafitiye amarangamutima babakuraho amaboko. Oya, hari abafasha nka Kongo kurwana, simvuze abariho. Hari igihugu gishobora gufasha nka Kongo kurwana FARDC icishije make, M23 kibura. Kiyesu Uganda se? Oya, nakubwiye byaboneka utangira kurya impungure muri weekend. Amerika se? Yego, amahoro y'Imana abandi namwe bakunzi ba One Nation Radio, ni Radio Diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Turi hano rwose mu kiganiro tugiye kuganira na Innocent Habumugisha, ni umusesenguzi wacu tubana umunsi ku munsi. Innocent, wiriwe neza? Wiriwe neza bwana Abdul. Ni byiza cyane kuganira nawe. Ndishimye nanjye kongera kuganira nawe ndetse n'abakunzi ba One Nation Radio. Cyane ni byinshi tuganiraho njye nawe mu ngingo zitandukanye. Nyemerera usabe. Yego, tuganire ku bijyanye n'umugabo witwa Joseph Kabila. N'umugabo twamuganiriyeho ako turacyamuganira. Impamvu tumuganiraho ni ukubona ko ameze nka game changer. Byari bimeze nkaho muri iyi minsi byashyushye, ubundi ku ntambara no mu makuru y'urugamba bavuga ngo boring is better ku bantu nyine bari mu kibazo, ariko twe kwitangazamakuru iyo biri boring nta makuru aba ahari. Iyo nta nk'urugero iyo atari gushya, iyo nta kintu gihari imihanda habishye
kuva intambara ya Goma yaba byari ibintu bishyushye, bamanutse bagiye Bukavu biba ibintu bishyushye, Kamanyola irafatwa biba ibintu bishyushye, n'ibindi bikorwa byakurikiye biba ibintu bishyushye, ariko mu gihe byagaragaye ko FARDC idafite ingufu zo kugerageza no kwisubiza ibice yambuwe, ubona ko byagiye bikonja, twumva gusa imirwano iri guhuza za Wazalendo muri Walikale no mu magrupema ari hirya iyo ngiyo, ariko ntabwo twumva ibintu mu buryo butandukanye wenda nk'uko tugiye kubiganira. Kuri ubu ngubu bisa nkaho byongeye kukaramo ukuntu abantu batangiye kongera kubivugaho nyuma y'uko kuwa kane mu cyumweru gishize Kabila bamukuriyeho ubudahangarwa, hanyuma muri wikendi asohora rya tangazo rye ririmo ingingo 12, kuwa mbere tumwumva hehe i Goma. None nyuma yo kumwumva i Goma twatangiye kumwumva no mu bikorwa. Kabila ameze nkaho yatangiye akazi, ari kujya kubonana n'abanyamadini, ari kujya gusura ikigo cya gisirikare cya Rumangabo, nshatse bavuga Rumarangabo, n'ibindi bikorwa bitandukanye. Kabila wageze Goma ni game changer. Twinjire kuri uyu mugabo, twaganiriye birambuye icyo yaje kongerera M23, ariko iki ni ikibazo gikomeye Kinshasa. Kumubona ari kuzenguruka mu mihanda imbere y'abaturage aganiriza abantu, ntabwo ari ibintu biri butume mu mutima wa Tshisekedi hajyamo amahoro n'ituze. Urakoze cyane kuvuga ko ari game changer. Iryo jambo turemeranwa 100%, kuko ubwabyo erega ivuze impamvu Perezida Kabila ajya i Goma igikuba kigacika, nta yindi ni statiye n'uwo ari we. Uriya ntabwo ari umuntu usanzwe, nubwo Colonel Nanga yagiyemo bikavugwa cyangwa n'abasirikare bandi bajya bikavugwa, ariko uriya yari perezida w'igihugu, is a former president. Ndavuga ngo recruitment ya Kabila muri M23 irahambaye cyane kuruta ya ubundi bamwita gute wari uvuze Colonel Nanga. Colonel Nanga ni ukuvuga ngo ku rwego rw'inyeshyamba aho ziva zikagera, izabayeho zose ku isi, izabayeho zose ku isi, nizo za mbere zikoze recruitment ihenze kandi ikomeye mu mateka y'inyeshyamba. Amateka y'inyeshyamba si zero Christ se former president wanarwanye nazo, ntabwo ari former president gusa, yanarwanye nazo arazirukana, arazibwira simba ashaka ubutaka bwanjye, none agiyeho noneho kongera kuzisonga kugira ngo akorane nazo. Hasize imyaka 13 gusa ibyo bibaye. Ese koko bagiye gukorana cyangwa ni strategy ya Kinshasa yo kuzisenyeramo from within, bakohereza umuntu wabo inside guy yigize nkaho aje kumva amahame ya M23 kugira ngo bazazirangize once for all, bazirangirize rimwe. Kuko urabivuze neza, bararwanye, nicyo agiye kubabwira gishya, nicyo agiye kubakorera gitandukanye n'ibyo atabakoreye mu myaka hafi 18 yayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo cyo kuvuga ko leta ya Kinshasa yaba yamutumye ngo ajyeyo n'ibanga rikomeye. Oya, icyo ntago nemeranya nacyo. Biragoye byo. Icya kabiri, abaye yavuga ati ngiye kujya mu bibazo biri mu gihugu cyanjye nk'umuntu wabaye perezida, nk'umuntu wahuye n'ibibazo, ngarurire amahoro mu gihugu cyanjye, ntabwo yajya mu nyeshyamba, ahubwo wenda Kinshasa akavugana n'uwamusimbuye predecessor we, akamugira inama y'uburyo ikibazo cyakemuka. Rero kuba yagiye mu nyeshyamba noneho akanagenda bamukuyeho iminite yo kuba umudepite life senate, umusenateri w'ubuzima bwose w'ibihe byose bihoraho, ntabwo abantu babyumve bivuze ko Kabila yahagezwe imbere y'inkiko. Ubu icyo bivuga nabyo biri bukurikire, banamushinje treason, ubugambanyi. Ubu icyo bivuga afashwe, ntabwo bagongera gutakaza undi mwanya bajya kubanza kumukuraho iminite, kuko uri mukuru w'igihugu n'uwacyuye igihe baba bafite icyo bita iminite against prosecution, immunity against prosecution. Uvuga ngo ni iminite ituma batagenzwa ibyaha cyangwa batashinjwa ibyaha n'ubushinjacyaha. So rero buriya kuba bayikuyeho ni ukuvuga ngo ubushinjacyaha bwa Kongo bufite rights zose zibaho zo kuba zimucakiye zamujyana bakamubaza ibyo bashaka kumubaza, ibyo bamushinja. Rero kuba bamukuyeho iyo iminite ni ikintu gikomeye, kumwambura ubu life senate ni ikintu gikomeye, noneho agahita ajya mu ishyamba, agahita ajya mu nyeshyamba ako kanya. Ariko nabivuze no kuri The Chapters TV kare. The Chapters TV n'indi channel nayo bakunzi wa One Nation bayireba ndetse bakajya bakora na subscribe. Ni ukuvuga ngo kujya kwa Kabila hariya ni ukuvuga ngo hari abakongomani benshi bari
direct bari bute biyumvamo M23 kuko M23 bayibona nk'abanyarwanda bayibona nk'abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ikinyarwanda. Ibyo ubwabyo buza amatiku yagiye azamo mu bihe bitandukanye. Yego. None rero kuba hagiyemo Kabila harimo Nanga n'abandi bose bagiye barimo biratuma n'abakongomani bari i Lubumbashi n'abari Kisangani n'abari hehe batangira kuyibonamo bavuga ati nyamara aba bantu n'abacunguzi bacu. Noneho by'umwihariko wenda nuko Perezida Kabila atabikoze ariko M23 ikabimurusha kubikora. Yego. M23 nka ibice ifite aka kanya yaba ari Masisi yaba ari Kibumba yaba ari Sake yaba ari Minova yaba ari Goma yaba ari Bukavu yaba ari Kavumu yaba ari Kamanyora ni ibice bitekanye cyane kurusha ibindi bice by'igihugu. Yego. Nta muturage uhohoterwa nijoro ngo Wazalendo imubonanye inote none igiye kuzimwaka. Nta muturage ngo FDLR imubonanye inka igiye kuzifata izirye. Nta muturage FDLR ishyizeho bariyeri igiye gusoresha. Izo ngeso mbi z'ubujura zose M23 yaraziciye. Ku bwa Kabila izo ngeso zari zihari ariko noneho hagiye gukorana n'abantu bafite record yo kurinda abaturage, bafite record yo kuzana ibikorwa remezo. So bivuze ngo abaturage baraza kumugirira icyizere banashingiye kuri ibyo, bavuga ati uko biri kose ntabwo ari bwongere guhindura umurongo kuko ari perezida mu myaka 19 twarabibonaga. FDLR yari ihari yarasoreshaga, FDLR yabaga inka z'abakongomani bo bw'abatutsi, FDLR yari organiza ngo uzatere ngabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, FDLR n'ibindi bikorwa byinshi bibi byagiye biba ku buyobozi bwe. Rero kuba ku buyobozi bwe nta muhanda igikorwa remezo kigaragara yaba yarahaye kiriya gihugu. Ngwene ngo tuvuge ngo buriya ntushobora kumubwira n'ejo nawe bivuze kuri icano, ntushobora kumubwira ngo nave Goma agiye Bukavu n'imodokari, nta muhanda yubatse. Ntashobora kuvugwa ngo ajye Masisi, nta muhanda yubatse. Ntashobora kuvugwa ngo ajye Isake, nta muhanda yubatse. Ni imihanda ya gravel. Ariko M23 wabonye ko muri aya mezi makeya itaranagira n'Kinshasa hari imihanda yatangiye gukorwa. Ngo uwo muhanda Sake Masisi ngira ngo hazaho na Masisi Warikari, hazabaho na Rubaya Goma. Ayo yose ni imihanda bagiye gukora kandi bihuse cyane. Ibyo byose rero abandi baturage mu bindi bice by'igihugu bazajya babona iryo terambere, babona iryo terambere ryaje, babona umutekano waje, bavuga batari kuko biri kose hari icyo turi kubura. Kandi noneho ntabwo ari inyeshyamba zo kuvuga ngo ni inyeshyamba zivuga z'abakongomani n'ubwo b'abatutsi gusa, harimo n'abandi bene wacu benshi barimo na Kabila. Mureka tujye kureba tubisunge cyane mujye ku tumwisunga. Hanyuma kuki M23 yemeye gukorana na Kabila kandi uwo Kabila ari we wabubujije ibyo byose wari urondoye ruguru mu myaka yose? Nta terambere yabagejejeho, utu duce nta bibazo yakemuye, nawe ubwe niwe warwanye nayo ya mbere ya yindi CNDP na M23 yindi barwanye yatsinzwe bagahita muri 2013 barekura Goma. Ni Kabila wari uri ku butegetsi. Yego. Ni ukuvuga ngo nicyo nakubwiraga, Kabila ni imari kuri M23. Nkoresha amagambo yo ku mihanda. Kuri M23 Kabila ni boro. Kabila ni boro kubera iki? Ibyo byose umaze gusobanura inyuma. Kabila kuzamo hariya kwe hari abakongomani benshi bari guhita biyumvamo M23. Kabila kuzamo hariya kwe n'abari abasirikare n'abari Kinshasa biraza kurangira bagarutse nanone baza kujoininga M23 bakurikiyeho Kabila. Ni ukuvuga ngo mobilization ya M23 AFC mobilization irahita ijya hejuru cyane na membership irahita ijya hejuru, irahita itumbagira kubera ko babonyemo Kabila. Na membership irazamuka kubera ko babonyemo Perezida Kabila. So Kabila rero byanga bikunda ni boro. Nakubwiye ko mu mateka y'inyeshyamba zabaye kuri iyi si yose zose niyo recruitment ya mbere ibayeho y'idiro kuri recruiter president. Yego. Hanyuma ubundi se Kabila kuza ni umukino wande? Ni M23 yamwishakiye iramutigiti yamuhiga? Niwe wishakiye M23 arayihiga cyangwa hari undi musadi party uvuga uti ibintu bigenze gutya niko byagenda gutya? M23 yo ntabwo ari kumushaka ngo mushobore, byari bigoye. Wenda ari kumubona ariko binyuze mu nzira zigoranye. Kabila nawe ntabwo ari kuvuga kwishura gusa ngo agere avuye ngo ndabashaka, ahubwo mbona ko habayemo a third party waruvuze ari yabahuje kabereka icyo bagomba gukora, igihugu cy'igihangange bakabicaza hasi bakabaganiriza bakavuga ati yego. Kuko Kabila nawe buriya kugira ngo ajye hariya yagomba kubanza akizezwa umutekano we aho uva ukagera, ko ziriya nyeshyamba zashobora no kumuhinduka zikamuha ati uyu si wa wundi watwirukanye muri 2012 dushaka uburenganzira bwacu.
ibyo bibazo byose bagomba kubanza bakabikirenga, akaba ashobora ko nahagera nta kibazo azagira, akaba ashobora ko nahagera akaramuka ashatse kuhava bazamureka akagenda. Noneho na M23 nayo ikimara kumva iyo nkuru nawe ntiyari kuyitereka hasi gutyo gusa, yari ibonye iboro, navuye ko ari iboro, nayo yari ibonye iboro ivuga ati twiboneye zahabu yacu, twibonera kiritomo yacu nziza, reka tuyirokirite, iraza kudufasha gutuma abakongomani banyabo bari mu indani muri Kongo batwiyumvamo. yego uwo ninde iyo third party ninde w'igihangange? na Amerika n'Abafaransa n'Ababiligi, ninde ushobora kubijya inyuma akavuga ati uyu uteye imetero umugani w'akaregeye ugahuzahuza umugani wa muzehe wo gutera imetero, nanjye reka ntera imetero. usanga ari inde ushobora kubwira Kabila ati hura n'aba bantu? Nutera imetero rero uraza gusanga Kabila yagiye kwitabira umuhango wa nyakubahwa Donald Trump arahira muri Amerika. Tshisekedi ntiyari ahari, hari abaperezida benshi bo muri Afurika batari bahari cyane rwose. Kuba yaragiye hari ahantu bikwereka ko hari ubushuti bwihariye afitanye na kiriya gihugu cyangwa n'ubuyobozi bwa kiriya gihugu, kuko ntabwo yitumiye. Hari umuntu wamubwiye ati ngwino, hari umuntu wamubwiye ngo ngwino cyane. Aramutse abaye Amerika nk'uko uri kubivuga, Amerika kandi ari nayo ifite iya mbere mu kuyobora ibi biganiro ku busabe nakita bwa Tshisekedi, kuko ibi biganiro bigiye kuba nyuma y'uko Tshisekedi atanze ibirombe nahaye urugari Amerika ngo bakize umwanzi, Amerika ikakiza ibibazo binyuze mu biganiro kuruta uko yakohereza abasirikare. Amerika ubwo yaba ari ikirumira habiri, yaba iri kuramutsa akaboko kamwe Tshisekedi agacigatiye inkota kari inyuma kandi ifite n'ikindi kiganza ifatanye. Ahubwo njye numva Amerika kuri iyo ngingo waba wirenganyije, kuko urumva itabiri ku mpande ebyiri, nucunga neza Kinshasa igafatana na M23, nucunga neza ku bwa Joe Biden gatoya duhera. Iriya ntambara nibwo yatangiye. Perezida Joe Biden sinigeze numva abitangaho umurongo cyangwa se comment kuri iriya ntambara ikorera muri Eastern Congo. Yarameze nk'umuntu wabyitajemo ukuntu akabyirinda. ariko buretse tugenda gake gake, Secretary of State Blinken yarabivugagaho cyane rwose, akabyandikaho u Rwanda ruvana ingabo zabo muri Congo, M23 isubire mu birindiro. Twarabibonaga mu maraporo yashyirwaga hanze. Amerika babandi bashinzwe Afurika. Ariko Blinken burya, yego Blinken ni umukozi wa leta ya Amerika, ariko nanone ntabwo twakwirengagiza ko perezida ari perezida. Burya ijambo perezida yavuze ubundi riba ari nk'itegeko. Niyo mpamvu no kusesengura ibyo perezida yavuze kiba ari icyaha gikomeye. Burya iyo ryivugiwe na mwenyewe bitandukanye no kuba wakumva ngo wenda ngo sekreteri cyangwa umujyana we ngo yavuze. Oya, iyo ari we wabyivugiye biba bifite uburemere kurusha. Ntugeze wumva Joe Biden agira icyo avuga. Perezida Trump none yagiye kugeraho, ngira ngo arahira cyangwa mbere yuko arahira cyangwa nyuma yuko arahira gato bamubaje ku kibazo cya Kongo. Urabyibuka uzwi yabasubije it's a very serious problem, nta yindi comment yashyizeho. Urumva nawe yameze nk'uwifashe, comment reserved nicyo ko babyita mu Cyongereza. Rero kuba bavuga ngo Amerika ngo iri gufasha uyu ntabwo wamenya ngo Amerika ihagaze ku ruhe ruhare, uretse wenda hari amasezerano ejo bundi yanditswe n'iki byose. Kandi ari amasezerano nayo rego ihamagaye u Rwanda ntabwo uhamagaye M23. U Rwanda ni igihugu ku giti cyacyo. M23 ni umutwe nawo urwanda uburenganzira bwabo ku giti cyawo. Ubwo rero Kongo n'u Rwanda ntabwo ari igihugu bishinzwe cyangwa sinzi uko babikora, ariko bagiye muri deal zabo. Deal ya M23 ntabwo yagezweho reka. None se u Rwanda rushobora kwemera gusinya on behalf of M23, kuko ntaho ruzi M23 wenda babyumva nk'uko twese tubyumva. Go rusinya on its behalf, rusinya nk'igihugu ku giti cyacyo. Rero ni ukuvuga ngo ari amasezerano abantu bakajya banayitiranya, ntahuriye no kuba M23 yakajya muri ceasefire cyane. Hanyuma Kabila ari Goma yagaragaye ari kumwe na Bertrand Bisimwa, yanavuganye cyane n'uyu nguyu Lawrence Kanyuka ndetse na Colonel Nanga. Biravugwa ko hari n'abandi bantu bari bahari muri uwo mukutano. Za Kagoma zawe nta makuru ziraguha. Sultani Makenga birumvikana wanahari bakanabona nta gikuba cyaba cyacitse, ariko haravugwamo abandi bantu bashobora kuba bavuye ku ruhande, barimo na General Laurent Nkunda. General Laurent Nkunda birashoboka ko yagaruka muri iki kibazo. Yagarukamo cyane. Politike ni politike, nicyo tumaze kubona, kuko na Kabila ubwe, to be honest, ngiye ku giti cyanjye nka Innocent,
no kubona Kabila ari muri M23 kuri jewe ni igitangaza, si surprise. So na Laurent Nkunda kujyayo rero nta cyantangaza, ariko Laurent Nkunda ntabwo yajyayo uyu munsi, niyo yajyayo kuko buriya Laurent Nkunda afite imbogamizi zikomeye. Umwaka wa mbere yagize ni ukuba ari mu Rwanda, ari mu Rwanda suri sure siko bavuga se, huiziba utabivuga ko ariho yahungiye akahafatirwa. So bivuze ngo iyo aza kuba ari nko mu kindi gihugu nk'i Burundi cyangwa yari kumwe n'abamakenga i Bugande barambukanye, kuko buriya kuvuga ngo yava mu Rwanda ku mugaragaro aragiye byazana ibindi bintu bya diplomasi bitari byiza uko mbibona. Rero byakabaye byiza agiyeyo akifatanya n'abandi kubohora igihugu, kuko yatangiye arakera gushaka kukibohoza, ariko zaba ari imbaraga se zije. Rega tujye tubyemera, M23 muri 2012 ijya gusenyuka ntabwo yasenywe na FIB gusa, ni gahunda yashyizweho yo kubarwanya nabo ubwabo abacitsemo ibice. Iyi M23 kwibona ibihanga byose biri kugenda bizamo, nguwo Kabila, Colonel Nanga arahari, Bertrand Bisimwa arahari, uko komeza ugapakiramo abandi bantu bose babasha kumva bagasenyera umugozi umwe. Kongo ni nini, Kongo ni nini, irimo n'ibiryo. Kumva no gusenyera umugozi umwe, rega buri ikintu abantu bapfa cyane ni ibiryo, ni igifu. Kumva no gusenyera umugozi umwe byanga bikunda bari kumwe na Kabila, ntabwo bayobora Kabila hari, Kabila niwe musiniya. Ariko igihugu kiba gifite imyanya myinshi, icyo nzi cyo mu byo General Makenga ntabwo nyumvise neza ibyo uri kuvuga nibyo, aho ngaho ni nyuma igihugu cyafashwe, ariko kugira ngo abantu basenyuke bagira ibyo bapfa nyuma bakiri ku ntambara. Aba bantu baraguma ku murongo umwe uko kagenda hazamo bano bantu bose. Ni iki bafite kitandukanye kuri iyi nshuro bitandukanye na 2012? Iyo urebye ku mashuri bize, urwego rwa diplomasi yabo, wenda ukareba nka Fande Makenga, sintegereza ko mu byo yakwifuza kujya kuba perezida. Iyo urebye imyitwarire ye, is quite a gentleman. Ntabwo ubona ko afite ambition yo kuba yaba perezida, simbibona ibyo ngibyo. Ubwo ngubwo wavuyeho rero, option yabisigaye hagati y'abantu batatu, muri Bertrand Bisimwa, ni Kabila na Nanga. Kandi uyu munsi abantu bari ku rugamba, M23 ifite ubushobozi bwo kujera ibi bihanga tibyongera gukomanya ibishobora gutuma basenyuka. M23 cyambere kuko ifite ubushobozi bwo kubijera, umenye ko ari ibiraririye, bijya kuryama mu nzu abana bahungu bagaze hanze n'imbunda, bajya gutembera mu mujyi abana babariho n'imbunda. Ubwo se kubajira kundushaka no kuhe. Ni ukuvuga ngo nubwo rega buriya Colonel Nanga bari hariya, ibyo yakwigira byose ntabwo ari mu maboko ye. Uriya se yabwira Makenga ngo aragiye, mubwira ko agiye, batabyumvikanyeho ngo amutume, ese yavuga ko agiye. Ni ukuvuga ngo mbere yuko avuga ngo ndasohotse mu Goma cyangiye handi hantu, agomba gusobanura impamvu zituma asohoka. Buriya na Perezida Kabila kuba yahageze rero nawe, buriya nawe ntabwo yagenda Makenga atabiviviye ngo hanyuma tugana ku musozo. Urugamba rwo ruracyahari cyane cyane mu bice bya Uvira. Amakuru ari kuva Uvira ntabwo ari amakuru meza ku ruhande rwa M23, ashobora kuba amakuru meza ku ruhande rw'abakuri iki kiganiro b'abakongomani bashyigikiye ko leta ya Kongo itsinda inyeshyamba ikanasubiza ibice byaho. Kuri ubu ngubu Uvira iri kwinjirwamo bikomeye cyane n'abakomando ba FDLR bitwa CRAP, Commando de Recherche et Action en Profondeur. Hanyuma hari n'amakuru ari kuvuga ko hari kugarukamo bikomeye cyane abasirikare bo muri Afurika y'Epfo, nubwo bari kutaha benshi. Burya nubwo babivuze ubushize, nanjye nabisuzumye nsanga nibyo muri kiriya kigo hasigayemo bakeya, ibikoresho byaragiye, bakongera kugaruka bagaca inyuma bakaza bakajya muri Uvira nk'aho bagarutse ku rugamba rushyashya. Tunyuriremo muri aya makuru. Biriya ni ukutanyurwa, biriya ni ukutanyurwa, ni ukuvuga ngo tugiye kwihorera. Erega buriya barahasebeye kubona ibisirikare 9, ubushize nabikubariye nimba ubyibuka cyangwa nongeye mbikubarire, kubona Abarundi, Congo FARDC, Tanzania, Malawi, South Africa, ibyo ni ibisirikare by'ibihugu 5 byubatse bidashidikanywaho, kongeraho n'imitwe y'iterabwoba FDLR, Wazalendo, Mai Mai, ubundi muri rusange bibaye ibisirikare 8. Kubona rero ibisirikare 8
bikubitwa n'abari abana bato bato nagiye mbona ku mashusho nabo niboneye nagiye i Goma n'abana bato cyane bafite imyaka 25 26 bagifite agatuza bafite igihaha cyo kugenda kuzamuka ya misozi ubona bakabakubita kuriya badafite ibikoresho nk'ibyo iriya koalisiyo yari ifite. Iriya koalisiyo yari yikwije, yari ifite sikoyi, yari ifite kajugujugu, yari ifite ibifaro, yari ifite za sabasaba, yari ifite za 12, yari ifite za 21, yari ifite amadroni, yari ifite amafaranga, bari bafite ibyo kurya, bari bafite ubuvuzi, imiti n'ibindi. Bari bafite n'abasirikare b'abahanga barimo nk'aba Omega. Muri Omega yari umusirikare w'umuhanga, ukuri kujya ku ukuri, ariko bakabatsinda bakabomora bakabavana hariya. Ni igisebo kuri South Africa kuba yagaruka muri Congo, nta gitangaza cyaba kirimo, kuko jye navuga ko ije kwihorera. Yaba ije kwihorera, ariko nanone umuntu uje kwihorera aza yiteguye. Mu Gifaransa bavuga ngo un homme averti en vaut. Iyo umuntu yabaye nk'uwabwiwe yategujwe aza yiteguye kabiri. Bashobora kuba baraje bwa mbere barababwiye ati inyeshyamba muje kurwana nazo, bakoreza abasirikare b'abasaza, bakoreza abagore, bakabatera inda, bakoreza n'abantu badafite ingufu. Kuri ubu ngubu bashobora kugaruka n'ingufu zikomeye, kuko baratsinzwe, igihugu gikomeye, baratsinzwe byanga bikunda risomo bize. Bavuga ngo ko twatsinzwe byapfiriye hehe, bagasuzuma aho byapfiriye, abari bari ku rugamba bakabisobanura, bakavuga ati wenda twohereje abasaza, twohereje abajya kwisambarira bagatwita, abonye ko ari abatwise, ntabwo biteye ariya mada, ntabwo biteye ziriya nda. Ibyo byose bakabisuzuma bakaba bati no reka dusoheza afite discipline, abatajya guterana amada, abatajya kurara basinda, batari abasaza bananirwa kuzamuka imisozi, baratinya amasasu. Ni ukuvuga ngo ibyo ariko babigendera bashingiye kuri raporo bahawe y'impamvu batsinzwe urugamba. Kuri batsinze urugamba ugomba gutanga raporo. Ariko ubu SADC igarutse, Afurika y'Epfo igarutse, ikazana ingufu z'umurengera, igakubita M23, igasubiza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibice yari yarayambuye. M23 ntiyaba yabaye nka ya ubwa bugira neza bw'inkware bwayigonze ijosi, ikaba yaragiriye neza abantu, akabereka ibibuna byabo bigasohoka, abantu bakagaruka bakabakubita, bakongera bakazenguruka bakagaruka. Ubwo abantu bandika ibitabo bazarishyira mu makosa akomeye yabayeho ku ntambara. Ibyo ntabwo byaguhangayikisha. Reka nkubwire, buriya kuba M23 ifite uriya mujyi wa Goma yarawukuyemo bariya bagabo muri buriya buryo, icyo bakora cyose uyu munsi, icyo bakora cyose, aho bazana hose, kubakuramo biragoye. M23 kugira ngo itsindwe ive muri uriya mujyi wa Goma cyangwa Bukavu, hari ikintu kimwe cyonyine gishoboka, uretse ko kitabaho. Kimwe cyonyine gishoboka, ariko nticyabaho. Nguhaye umukoro, ugenda igitekerezo tuzakivuga ubutaha. Shatse nyamara bashyize ubwira. Ikintu kimwe cyonyine M23 kugira ngo ibe hariya, kimwe cyonyine gishoboka, uretse ko kitabaho. Ngayo nguko ngiye muri weekend, udatuma njya weekend ngimpungure. Shaza ko se ko hari abantu wenda bafite amarangamutima babakuraho amaboko. Oya, hari abafasha nka Kongo kurwana, simvuze abariho. Hari igihugu gishobora gufasha nka Kongo kurwana FARDC icishije make, M23 kibura. Iki Uganda se? Oya, nakubwiye byaboneka utangira kurya impungure muri weekend. Amerika se? Oya, tuzakivuga ku wa mbere. Nkamushimira cyane. Urakoze cyane Abdul.